Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba shene yacu Yezu Arakiza. Uru ni urubuga rubanyurizamo ibijyanye no kwemera duhamya inyigisho Yezu Kristo yadusigiye. Rero tugarutse muri wa mujyo wacu, dukomeje n'ikiganiro ubushize twari twasubikiyeho. Tugiye gukora igice cya kabiri. Padiri arimo atubwira u Rwanda rwatuwe Yezu, tubwira ko aricyo gihugu cyonyine cyatuwe umwami. Rero dutangiye tubasuhuza mu nce zose z'igihugu, abari iburasirazuba, abari majyepfo, ari iburengerazuba za Rusizi, ari amajyaruguru za Musanze, umujyi wa Kigali, mwese turabasuhuje. n'abari muri diaspora mujye mudutera akayambu nyamuneka, kandi mukomeze mumanuke ahagana hasi mukore subscribe kandi ukazogera kugira ngo mujye muba aba mbere mu kubona ibyegeranyo n'ibiganiro tubagezaho. Rero ngira ngo tutabatindiye, Padiri nakomeza tubwire ukuntu u Rwanda rwatuwe umwami, anadukomeza kutukomeza mu kwituyobora inzira yo kwemera kuzima. Padiri, mbanje kugusohoza. Komera twari duherukaye. Urakoze cyane, ndetse we twari duherukanye n'abatwumva twari duherukanye. Reka twiragize Nyagasani kugira ngo tuyobore muri iki kiganiro. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Agena Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, abohereza Roho wawe byose bibe bishya, n'isi uzabone guhinduka. Dusabe Mana wamenyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, twagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu, amina. Iki kiganiro tugikoze ku munsi wa mukuru wa Pentekoste. Ndifuriza Pentekoste nziza, ndifuriza kuyoborwa na Roho Mutagatifu, kubeshwaho nawe ubuzima bwose. Ukunda ko tubwire na Pentekoste icyo ari cyo. Harimo abantu baba badabisobanukiwe rwa Pentekoste gusa bakikomeza. Urakoze. Pentekoste ubundi bivuga iminsi 50 nyuma ya Pasika. Nyuma rero ya Pasika yakurikiye urupfu rwa Kristo. Ku munsi mukuru wa Pentekoste wari usanzwe ari umunsi mukuru w'Abayahudi. Kuri uwo munsi wa 50 nyuma ya Pasika nibwo Roho Mutagatifu yamanukiye ku ntumwa, azisenderamo, aziha imbaraga, zikora mu bwigunge. Roho Mutagatifu azana ubuzima bushya ku isi, uko imbaga y'umuntu yari yatatanyijwe tubibona ku munara wa Babeli. Roho Mutagatifu yongeye kunga ubumwe abantu b'Imana, abaha guhuza ururimi, abaha kumvikana. Tubona mu gitangaza cy'indimi nyinshi bavuze icyo gihe, kandi buri wese n'abanyamahanga bakajya bumva ibyo Roho Mutagatifu akora. Ibigwi by'Imana bamamazaga bavuga mu ndimi. Ubwo rero Roho Mutagatifu, abemera Imana babatijwe bahabwa Roho Mutagatifu, bakamuhabwa mu gukomezwa. Ariko igihe cyose dusabwa kuba twiteguye kwakira Roho Mutagatifu kugira ngo atuyobore umunsi ku munsi ibyo dukora byose. Ariko by'umwihariko uyu munsi mukuru uhoraho, nyuma ya Pasika, nyuma y'iminsi 50 Pasika ibaye, ukaba waramaze kuba umuco wo guhimbaza Pentekoste, tukajya tukakira izo ngabire za Roho Mutagatifu kandi tukazivugurura mu buzima bwacu bwa liturujia, mu buzima bwacu bw'ukwemera hano muri iyi si. Ubwo Roho Mutagatifu kuri Pentekoste aba yongeye kuvugurura ubuzima bwacu bw'ukwemera bundi bushya. Nkaba nifuriza abantu bose kwemera kuvugururwa nawe no kwemera kuyoborwa nawe. Sinzi niba mbisobanuye ku buryo bwumvikana, cyangwa se niba hari aho wabariza n'abashumva
ku buryo nawe waba wumva ukeneye gukomeza gusobanukirwa ku munsi mukuru wa Pentecost. ubwo abantu batwumva badukurikiye abatari basobanukiwe Pentecost ngo ni iki barabimenye, ubwo twakomeza n'ikiganiro cyacu. Urakoze. Duherukana tureba uko ijoro ryifuje ko hagira igihugu kibyegurirwa. Twarebaga rero amabonekerwa y'i Fatima, twari twakayarangije tureba ibyo Bikira Mariya yabwiye abana babonekerwaga, Jacinta, Francisco na Lucia. Twabiheraho aho yababwiye ati mumaze kwibonera umuriro aho roho z'abanyabyaha zijya. Yari amaze kubazengurutsa abereka ubuzima bwa nyuma y'ubu ngubu, ubuzima bwo hirya y'urupfu, abereka umuriro. Hanyuma rero akabwira tumaze kwibonera umuriro aho roho z'abanyabyaha zijya. Nyagasani arashaka kuzikiza biturutse ku gusakaza ku isi yose ukwiyegurira umutima wanjye utagira inenge. Abantu nibakora ibyo ngiye kubatuma, roho nyinshi zizakira, amahoro asakare ku isi, intambara igiye kurangira. Ariko abantu nibadacika ku byaha bibabaza Imana, intambara ikaze kurusha iyi ngiyi izarota ku ngoma ya Papa Piyo wa 11. Nimubona urumuri rudasanzwe rumuritse mu ijoro, muzamenye ko ari ikimenyetso Imana itanze cy'uko igiye kuryoza isi amahano yayo. Izayihanisha intambara, inzara, itotezwa rya Kiliziya n'irya Nyir'ubutungane Papa. Aha ndabibutsa ko twari hari mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yose, yabaye kuva mu mwaka w'1914 kugeza mu mwaka w'1918. Iri bonekerwa rikaba ryarabaye ku itariki 16 Nyakanga 1917. ubwo mbere y'uko intambara ya mbere y'isi itangira, mbere y'uko irangira, haburaga umwaka umwe ngo irangire. Agakomeza arababwira ati kugira ngo mutagwirirwa n'ibyo byago, nzaza gusaba ko Uburusiya bwegurirwa umutima wanjye utagira inenge, bijyane n'umuhango wo guhongerera ibyaha ku wa 6 wa mbere w'ukwezi. Abantu nibubahiriza ibyo nsabye, Uburusiya buzahinduka amahoro aganze ku isi. Bitabaye ibyo, ubuyobe buturutse muri icyo gihugu buzakwira hose, bukurure intambara no gutotezwa kwa Kiliziya. Abeza bazicwa bahowe Imana, Nyir'ubutungane Papa azababara cyane, ibihugu byinshi bizahinduka umuyonga. Amaherezo umutima wanjye utagira inenge uzatsindwa. Nyir'ubutungane Papa azanyegurira Uburusiya maze buhinduke. Isi izagira agahenge k'amahoro. Muri Portugal ihame ry'ukwemera rizahora ryubashywe. Ibyababwiraga ku itariki 13 Kamena umwaka w'1929, Bikira Mariya yagarutse gusaba ko umuhango wo kumutura icyo gihugu wakorwa vuba, dore ko Sekibi yagendaga arushaho kunoza umugambi we wo koreka inyokomuntu mu rwobo rw'ibyago bidashira. Abo byarebaga barangaranye ubwo butumwa, nuko intambara ya kabiri y'isi irarota. Yabaye guhera mu w'1939 kugeza mu w'1945. Ihagarara ari uko imaze guhitana benshi no gusenya ibitagira ingano. Nyuma yayo inyokomuntu yakomeje kwibasirwa n'ibyago binyuranye: inzara, intambara, indwara z'ibyorezo n'ibindi. Impamvu Bikira Mariya yasabye kwegurirwa igihugu cy'Uburusiya ni uko bya bitekerezo by'ubugomeramana byavukiye mu Bufaransa bikigezemo byakiriwe vuba na bwangu, bigenga imiyoborere yacyo kugeza aho kiba icya mbere ku isi cyagize leta igendera ku matwara y'ubuhakanyi.
ko se ibyasabwe gukorerwa ku Bufaransa n'Uburusiya bitabaye, none ibyago binyuranye, intambara, inzara, indwara z'ibyorezo bigakomeza kuyogoza isi, umugisha w'Imana uzabihosha unyuze hehe? Gateye gatya dusubiriremo ako gatabo kitwa u Rwanda igihugu cyatuwe Imana. Gateye gatya. kugira ngo abantu bakabone neza. Kakaba karanditswe rero hitegurwa yubile y'imyaka 75 n'imyaka 100 u Rwanda rutuwe Kristo Umwami n'umugabekazi Bikira Mariya. Byakunze. Noneho Padiri, ubwo bivuze ko u Rwanda rwarokoye isi. U Rwanda ubwo nkuko turaza kubibona, iyo igihugu gituwe Imana kiba imiyoboro y'imigisha n'ubuvunyi bw'Imana ku isi yose. Kuko ubwo butaka bweguriwe Imana bugahabwa umugisha udasanzwe. Uwo mugisha ntabwo ugarukira kuri ubwo butaka gusa, ahubwo ukwira n'isi yose, kuko icyo Imana iba yifuzaga ni umuyoboro yanyuzamo ibyayo. Nk'uko umugisha wahawe igihugu cya Isiraheli mu isezerano rya kera wagombaga kutugeraho twese, kandi kuko ukaba waranatugezeho, ni nako umugisha wahawe igihugu cy'u Rwanda ubwo cyaturwaga Kristo Umwami ugomba kugera no ku mahanga yose, bityo iby'Imana igeza ku isi ikabinyuza kuri icyo gihugu cyayeguriwe. Turaza kubibona. Aho harimo umuntu Imana yabihanuriye kugira ngo aze amenyeshe umwami, cyangwa umwami baraje birabagwirira arabyemera birarangira. Ubundi uyu munsi turahimbaza Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu akora mu buryo navuga budasakuza cyane. Budasakuza cyane. Ikibazo cyo gutura u Rwanda Kristo Umwami rero birumvikana cyagizwe n'abantu benshi, ariko umwami nawe arimo, kandi ari nawe ufitiye ububasha. Nk'uko turaza kubibona, nta wundi watura u Rwanda cyangwa ngo ature igihugu cye atari ukiyobora, atari nyiracyo. Ubwo rero uko byaje mu mwami Rudahigwa wari umukristo, wari umaze igihe na gitoya abaye umukristo, ariko si na gitoya kuko yarashize imyaka igeze kuri 20 abatijwe, cyangwa se irenga 20. Uko yabizirikanye, ariko nk'umukristo birumvikana uwamenye umuremyi we akamuyoboka amwegurira ibye. Icyo rero yari afite yakwegurira Imana, ntabwo yakwibagirwa igihugu cye. Kandi turaza kubibona mu isengesho yavuze, yatuye igihugu cy'u Rwanda, atura abavandimwe bavukana, atura abanyarwanda bose, kuko bari rubanda rw'umwami. Igihugu ari icy'umwami, inka zo mu gihugu ari iz'umwami. Urumva rero yatuye ibyo afite. Ntawe utura ibitari ibye, nawe yatuye ibye. Birumvikana abikora ntabwo yari azi uburemere bwabyo kugeza kuri urwo rwego rwo kuvuga ngo imigisha y'Imana yose izarwurukiramo igere ku isi. Ariko hari icyo yari azi ko gutura u Rwanda Imana, gutura igihugu cye Imana, ari ukucyegurira ab'ijuru, kandi ko bizakizanira umugisha. Icyo yari akizi, icyo cyatumye yemera kubikora. Nkunganire cyane ko na mbere abanyarwanda bari bazi Imana, bayemeraga mbere kuva na mbere na kera hose. Twabibonye mu gice cyabanje, n'ibiganiro byinshi twakoranye, n'ibindi biganiro twakoze, twabonye ko abanyarwanda bari bazi Imana, ariko bakayimenya by'umwihariko cyangwa se mu buryo bwuzuye, aho bamenye umwana wayo wigize umuntu, kugira ngo ayimenyekanishe ku buryo bwuzuye. Si n'abanyarwanda bonyine, n'isi yose n'ibindi bihugu. Umuntu wese burya aremanywa umutima wo gushaka uwamuremye, ariko ubwo bushake bwo kumenya Imana buba bwuzuye iyo
hanyuze noneho inzira Imana imwigaragarizamo, aribwo buryo yanyuzemo mu kwigira umuntu kwa jambo w'Imana, akabana n'abantu kugira ngo abamenyeshe na se wamutumye. Kuko Yesu avuga ati ubugingo bw'iteka ni uko bose bakumenya wowe Mana imwe y'ukuri, bakamenya n'uwo watumye Yesu Kristo umwana wawe. Ubwo twakomeza tureba uko umwami w'u Rwanda yarutuye Kristo, umwami w'abami, umuremyi w'ibiriho byose. Uwatuye u Rwanda Kristo umwami n'umugabekazi Bikira Mariya ni uwari ubifitiye ububasha, ari we Mutara Karoli Lewo Petero Rudahigwa. Yavukiye i Nyanza mu mwaka w'1911. Ni umuhungu w'imfura wa Yuhi wa gatanu Musinga, wabaye umwami w'u Rwanda kuva mu mwaka w'1896 kugeza mu mwaka w'1931. Nyina ni Kankazi wa Mbanzabigwi wa Rwakagara. Kuva mu bwana bwe, nyina yamutoje kumusubiriramo ibyo yabonye ku bantu no ku bintu. Ibyo byahumuye ubwenge bwe akiri muto, akurana umuco mwiza wo kumenya, kwitegereza no gushishoza. Mu mwaka w'1919 yinjiye mu ishuri ry'abana b'abatware ryari i Nyanza, ahigira kumenya gusoma no kwandika. Yahaboneye kandi amasomo abanza yo kuvuga Igifaransa n'Igiswahili, kimwe n'ajyanye n'imiyoborere myiza. Ubu ni Rudahigwa tuvuga. Iryo shuri yaribayemo mu gihe cy'imyaka 5. Haciye igihe gito yari amaze kwiga, yaje kuba umunyamabanga wa se Yuhi Musinga, amwigiraho byinshi bijyanye n'umuco w'u Rwanda kimwe n'ubwiru bwa cyami. Mu mwaka w'1929 Rudahigwa yagizwe umutware wa Nduga na Marangara. Yatangiye kuyobora yihatira kubahiriza umuco nyarwanda no guca imanza akurikije ukuri. Kugendana n'igihe yaboneyeho ubutware byamuteye kwegera abapadiri b'i Kabgayi bari mu mbago ze, bamwigisha byinshi yari akeneye kumenya. Muri byo harimo n'inkuru nziza ya Yesu Kristo. Yakiranye umutima mwiza, ariko ntiyahita abigaragaza ngo atababaza se Yuhi Musinga wari warabujije abe kubatizwa. Ku wa 12 Ugushyingo 1931 ubutegetsi bwa gikoroni bwavanye Yuhi Musinga ku ngoma ya cyami, bwimika umuhungu we w'imfura Rudahigwa ku wa 16 Ugushyingo 1931. Izina rye rya cyami ryabaye Mutara wa gatatu. Urugendo yari yaratangiye rwo kwigira amasakramentu, noneho yarushyize ku mugaragaro. Ugikomeza utaza kuvuga Mutara wa gatatu abantu bakagira ngo uvuze ibidabaho. Ubwo Mutara wa gatatu ni izina ry'ubwami. Izina ry'ubwami. Noneho baguha izina ry'ubwami bakongeraho n'iryawe nyuma. Yego. Waravuze Mutara wa gatatu aje wese ko bavuze Mutara wa gatatu ni Rudahigwa. Nuvuga ngo hari abandi ba Mutara. Hari abandi ba Mutara babanje. Yego dukomeye. Hanyuma urugendo yari yaratangiye rwo kwigira amasakramentu, noneho yarushyize ku mugaragaro. Ku wa 15 Ukwakira 1933 yashyingiranywe na Nyiramakomari mu buryo bukurikije umuco w'igihugu. Bamaranye imyaka 8 nta mwana w'umuhungu babyaranye. Yamusubije iwabo mu mwaka w'1941 ashyingiranwa Gikristo na Rosalia Gicanda ku wa 13 Mutarama 1942. Ubwo Kankazi babatirijwe i Kabgayi ku wa 17 Ukwakira 1943. Yafashe amazina ya Karoli Lewo Petero, naho nyina yitwa Radegonda.
Mutara wa gatatu Rudahigwa yatangiye amajyambere y'u Rwanda ashyirishaho imihanda yahuzaga intara 10 z'u Rwanda zariho icyo gihe, yubakisha amashuri, amavuriro, ibibuga by'indege, ibigega bihunikwamo imyaka yo kurwanya inzara n'ibindi. Umwami Mutara Rudahigwa yakoze ingendo 3 ajya i Burayi. Mu mwaka w'1949 yasuye Ububiligi atumiwe n'umwami w'Ababiligi. Mu mwaka w'1955 yasuye Ububiligi, Ubufaransa, ajya i Lourdes n'Ubutaliyani, ajya i Roma. Urugendo rwe rwa nyuma rwabaye mu mwaka w'1958 aho yagiye mu Bubiligi i Bruxelles aherekejwe n'intore n'abakaraza bakanyujijeho, abazungu bagatwarwa n'umuco nyarwanda. Mu gihe yari mu myiteguro yo gusura Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwami w'u Rwanda Mutara Rudahigwa yanyarukiye i Bujumbura ku 24 Nyakanga 1959 agiye kubonana n'umuganga we. Yatanze bitunguranye bukeye bwaho ku 25 Nyakanga 1959. Misa yo kumuherekeza yabereye i Nyanza ku 28 Nyakanga 1959. Umugogo we ushyingurwa i Mwema. Yasimbuwe ku ngoma na murumuna we Ndahindurwa Yohani Batista wahawe izina rya cyami rya Kigeli wa gatanu. yitabye Imana ejo bundi. Ubu noneho tumaze kubona Rudahigwa gatatu uwo ari. Tugiye kubona noneho ko umuhango wo gutura u Rwanda Kristo Umwami wagenze. Ibirori byo gutura u Rwanda Kristo Umwami byamaze iminsi 3 kuva ku itariki 26 kugeza kuri 28 z'ukwa 10 umwaka w'1946. Byose bibera i Nyanza. Abakomeye bose bo mu Rwanda, abategetsi ba gikoloni, inzego nkuru z'ubuyobozi bwa cyami, abahagarariye Kiliziya Gatolika na rubanda bari babitumiwemo. Gicamunsi cyo kuwa gatandatu tariki 26 Ukwakira 1946 habaye umukino w'isiganwa ry'amagare. Umaze kwira, fanfari ya seminari ya Kabgayi yatambagiye mu mihanda ya Nyanza ikagenda yungikanya n'amakondera. Yari ikurikiwe n'abantu benshi bafite imuri z'imiseke mu ntoki bagenda berekeza ku kibuga cy'umupira. Bahageze beretswe sinema yibutsa ibyabereye i Kabgayi kwa 17 Ukwakira 1943 ku munsi mukuru w'abatisimu y'abami Mutara Rudahigwa na Nyiramavugo Kankazi. Sinema yarangiye mu ijoro hagati, ingoma z'ibwami zirasuka zirarikesha. Ibirori nyirizina byabaye ku cyumweru cyo kwa 27 Ukwakira 1946. Byabimburiwe n'umugisha w'ishusho ya Kristo Umwami. Ahagana saa 3 umwami Mutara Rudahigwa yavuye iwe mu Rukari yarimbiye umunsi mukuru. Yari yambaye igisingo cyiza cyane kiriho umusaraba utatse neza, bityo kikaba ikimenyetso cya Kristo Umwami. Hejuru y'imyenda yera yari yiteye igishura gisa n'ijuru rikeye. Ayo mabara yombi, igitare n'ubururu, agasigura umugabekazi w'ijuru n'isi. Umutwe w'intore ze zitwa Ishyaka zimugenda imbere, ingoma ndangabwami zikurikiraho. Ageze imbere y'ahubatswe ishusho ya Kristo Umwami arahagarara. Yahasanze Musenyeri Laurent de Primoz, umwepiskopi wa Kabgayi, Bwana Sandarati wari rezida, umuyobozi mukuru uhagarariye Ububiligi bw'u Rwanda, abatware, abandi banyacyubahiro na rubanda. Rezida amaze kumwifuriza ikaze, Musenyeri aha umugisha ishusho ya Kristo Umwami. Mu gihe bahaga ishusho umugisha, intore zinjira mu kiliziya zikora imirongo 2 kuva ku muryango munini kugera ku meza matagatifu.
zifata amacumu ku mihunda, ibigembe bihurira mu kirere, maze abakuru bose bayanyura munsi. Habanza musenyeri n'abahereza, abandi bose barakurikira. Umwami na rezida bamaze gufata ibyicaro mu myanya yabateguriwe, abandi bayobozi bakuru nabo bashyizwe mu myanya yabo, nuko misa iratangira. Yaririmbwe n'abana b'i Nyanza bafatanyije n'abafaratiri. Isengesho ryo gutura u Rwanda ryabaye nyuma ya misa muri benedikisiyo, bivuga umwanya wo gushengerera, isakaramento ritagatifu. Nyuma y'imihango mitagatifu yabereye muri kiliziya, ibirori byakomereje hanze, haba imikino inyuranye yo gushimisha rubanda, intore, umupira n'indirimbo. Mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 28 Ukwakira 1946, Musenyeri Laurent de Primoz yahaye umugisha urugo rwa Benebikira rwubatswe na Mutara Rudahigwa, kandi ahasomera misa umwami n'abandi bakomeye bari bahari. Nyuma y'ibyo, umunsi wahariwe ibirori biranga umuco nyarwanda, ingoma z'ibwami, indirimbo zo mu gitaramo, inanga z'abagoyi bitwa abashusha, umukino w'imparamba, intore z'ibugoyi n'umutwe w'inyambo z'ibwami. Ubundi tugiye kureba uko isengesho nyirizina ryo gutura u Rwanda ryagenze. Nyuma yo kubwirwa icyo gutura u Rwanda Imana yo mu ijuru bivuze, uwabikoze n'uko yabikoze, ni byiza gufata umwanya wo gusesengura isengesho ryavuzwe icyo gihe. Uburemere n'ubwiza bwaryo bituma umuntu uryumvise ashaka kumenya uwarihembye. N'uwarivugiye bwa mbere mu ruhame, cyangwa hari undi rikomokaho? Ese ryujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo Imana rituwe yakire ituro ihawe? Birumvikana ko Mutara Rudahigwa amaze kuvuga isengesho ryatuye u Rwanda, hari isura ryambitse kandi rifite n'uko ryakiriwe. Tubirebe ku buryo burambuye muri ibi bikurikira. Isengesho nyirizina. Ubwo muri benedikisiyo yakurikiye misa yo kuwa 27 Ukwakira 1946, Mutara Karoli Rudahigwa yahagurukaga ku ntebe ye akajya gupfukama imbere y'isakaramento ritagatifu yatuye u Rwanda, avuga isengesho. Nyagasani Yezu, mwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabekazi w'ijuru n'isi, njyewe Mutara Karoli Lewo Petero Rudahigwa, ndapfukamye ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristo Mwami, ni wowe warwiremeye, uha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe. Ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Igihe wabirindirije ubonye kigeze, uruha kogeramwo ingoma yawe, uruzanamwo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka. Urwoherezamo kandi n'abo kururera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano mu isi. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi guhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva inda imwe nanjye ubwanjye. Abagabo barutuyemo ubahe umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazaniye isi yose. Ubavanemo imico ya kera
yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshyana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso zindi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine Mana waremye byose. Abagore ubahe umutima w'ubudahinyuka, barubere mu nteko barutegeye urugori, barere neza abana waduhereye kurugwiza. Bareme imitima yabo, bayishyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingo rero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashakanye bahuza imitima babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na kiliziya yawe. Abatware ubahe kurutegekana ubutabera, barutsindemo uburengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ubwabo ubakomezemo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano byatuma urukundo twifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire kuryaryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragisha. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwangamugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwara n'inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo. Ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu. Tugiye kureba ibice bigize iri sengesho. Isengesho Mutara Karoli Rudahigwa yavuze atura u Rwanda rigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi. Hari igice cya mbere cy'ibyangombwa bituma iyegurira Mana rigira ireme, n'igice cya kabiri cyo gusabira abe. Byombi bisozwa n'umwanzuro w'icyifuzo cy'uko Imana yayobokwa n'amahanga yose agahora ayisingiza ubuziraherezo. Igice cya mbere cy'isengesho ryo gutura u Rwanda kirimo ibika bitatu bishyira ahagaragara ibikenewe kugira ngo igikorwa cyo kwegurira Imana u Rwanda gitungane. Mu bwiyoroshye buranga buri wese ujagana uwatezeho kumubera umuvunyi, Mutara Rudahigwa mu gika cya mbere atangaza abo agiye kwegurira u Rwanda abo ari bo n'icyo abatezeho. Ni Kristo Umwami n'Umugabekazi Bikira Mariya. Abatezeho ko kuva barweguriwe barushaho kurusakazamo imigisha y'ijuru, kuko noneho rubaye ubukonde bwabo. Iyo migisha izagaragazwa cyane cyane no kuruyobora bo ubwabo mu bategetsi banyuranye bazaba babahagarariye. Bango abazaba bayobora u Rwanda bazaba bahagarariye Kristo Umwami n'Umugabekazi Bikira Mariya. Ntabwo Mutara Rudahigwa ashyize u Rwanda mu maboko ya Kristo Umwami na Bikira Mariya ahubutse, aho agiriye amahirwe yo kumenya inkuru nziza y'umukiro Rurema agenera abantu yaremye mu ishusho ye. Yaritegereje asanga n'ubundi u Rwanda rwarabayeho kubw'Imana imwe mu batatu. Niyo yagiye igorora amateka yarwo iri ahirengeye, kuko abarutuyemo bari batarayimenya. Aho bayimenyeye, kuki noneho itahabwa umwanya uyikwiye ngo iyobore u Rwanda ntawe uyitambamiye? Kuri we iki ni cyo gihe gikwiye cyo kuvana Imana ahitaruye ikegera u Rwanda n'abarutuye, yo n'umukiro igenera abayakiriye. Ngibyo ibitekerezo ashyira mu gika cya kabiri. Mu gika cya gatatu, Mutara Rudahigwa arerekana abaje gushakaho ubuzima n'umukiro. Ituro abazaniye ni Abanyarwanda bose, igihugu cyabo nawe ubwe. Ubushize tureba uburyo imihango yo kubandwa no guterekera yakorwaga, twabonye ko
umuntu atura ibigirwamana abe bose n'ibye byose. Hano umwami ntabwo agitura u Rwanda n'abe bose n'iby'u Rwanda byose ngo abiture ibigirwamana, noneho abituye Imana yaruremye, Imana nyakuri, umugenga w'amateka n'ibihe, umugenga w'abantu bose. Urumva ko u Rwanda ruteye intambwe ikomeye mu mateka yo gucungurwa, mu mateka yo kwemera Imana, ndetse ayo mateka akaba ari mu isi yose, kuko kibaye igihugu cya mbere ku isi cyeguriwe Kristo Umwami ndetse n'umugabekazi Bikira Mariya. Nk'umuvugizi w'ikirenga w'umwana wese w'u Rwanda, atangaje ko abatuye nawe ubwe biyemeje kubaho bubahiriza uko gushaka kw'Imana, bakihatira gukurikiza amategeko yayo abeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nyuma yo gutangaza abo ahisemo kwegurira igihugu cye no kuvuga impamvu ari bo ashatse kucyegurira, kandi koko akakibaha cyose cyo n'abagituye bose ndetse nawe ubwe, Mutara Rudahigwa akomeza isengesho rye yinjira mu gice cya kabiri cyaryo, kigizwe no gusaba ibyo we atabasha kugeza ku mbaga abereye umwami. Urumva nawe ati nubwo ndi umwami w'iyi mbaga, ariko hari ibyo ntayigezaho, ni mwebwe mwabishobora. Riranyibutsa ryandi rya Salomoni, ati dore ndi mutoya, nta bushishozi mfite, mu bushishozi nk'ubwenge bwo kuyobora uyu muryango wawe. Rudahigwa rero avuga ati hari ibyo ntabasha kubagezaho njyewe ubwanjye, none wowe ufite byose, ushobora byose, ndabakweguriye ubahe ibyawe kuko ari byo byuzuye. Ni nayo mpamvu asaba apfukamye, kuko mu kwemera kwe azi ko ari imbere y'abamurusha ububasha n'icyubahiro. Nk'umunyarwanda wuzuye, arabanza gushyira imbere abagabo. Muri rusange basanganywe ishyaka ryo gukorera neza igihugu cyabo, ariko bagatambamirwa n'ingeso mbi ziranga buri wese woroheye irari ry'umubiri. Bakeneye inema z'Imana ngo bagire ubutwari bwo kunesha iryo rari rigusha mu ngeso mbi. Bakeneye rwose izo nema zibamurikira, bakayoboka Imana bimazeyo. Nyuma y'abagabo haza abagore n'abana. Umuco w'igihugu cyacu ufata buri mugore nk'umutima w'urugo rwe. Nicyo Mutara Rudahigwa asabira abagore bose b'u Rwanda rweguriwe Kristo Umwami. Nibarangwe n'umutima wuzuye ingeso nziza zose z'urukundo dukomora ku Mana, bazitoze abo babyaye, bityo bahorane ubumuntu buberanye n'ishusho Mana twaremanywe. Nta kabuza ku nema y'Imana, abana bakuranye uwo muco mwiza bazubaka ingo nzima zirangwa n'amahoro n'ubumwe bw'abashakanye. Abo umwami watuye u Rwanda aherukiraho kugira icyo asabira ni abatware, abatindaho ugereranyije n'abo yashyize imbere yabo, kubera ko ari bo bamuri hafi mu buyobozi bw'imbaga y'Abanyarwanda. Azi neza ingorane zabo n'ibyo bakeneye kurusha ibindi kugira ngo basohoze neza umurimo wabo w'ubutware. Nibyo abasabira. Bahindutse by'ukuri bakagororokera Imana nta shiti, bakurikirwa na benshi mu bo bakuriye, kuko turi u Rwanda. Mutara Rudahigwa agaragaza icyifuzo cy'uko amahanga yose yashyira ikirenge mu cye, nayo akayoboka Imana imwe mu batatu ibumbye byose, agahora ayisingiriza imigisha ayihonda atageruye. Ati ibi maze n'amahanga yose akwiye kuyoboka Imana ku buryo, kuko Imana ariyo ibaha umugisha yabaremye, iyo ibabeshejeho. Katurebe rero kuko gutura u Rwanda byakiriwe. Icyo byamaze kuba abari abafashe bate? byafashije iki? Byafashije iki nabyo turabireba, cyangwa tuzabireba no mu minsi izaza, ariko abari aho
ese abo bo bavuga ngo icyo byakira bate? Isengesho Mutara Rudahigwa yavuze atura u Rwanda Kristo Umwami ryakiriwe ku buryo butandukanye. Ku ruhande rumwe hari abarihereyeho bamufata nk'umwanzi utanze igihugu cye, n'ubu barabifata gutyo, nk'uwagambaniye igihugu akagitanga. Uzajya ubyumva kugira ngo haba rutanga rw'amaboko si uko babifata. buriya rutanga amaboko yamufata nk'ikigwari. Ati umwami yaraduhemukiriye yaratugabiye yatugabiye. Abo rero abatemera, abatazi iby'Imana, abatazi ko Imana bayiyoboka bakayitura imibereho, bakayitura ubuzima bwabo, bashobora kumufata nk'umuganga. Ariko ukabona abantu bari ku ruhande rurwanya Imana, kuko ari umuntu wemera Imana ukayiyoboka yashima icyo gikorwa. Ariko uyirwanya ubwo yaba atazi ibyo ari byo, niwe warwanya kiriya gikorwa. Ku rundi ruhande abandi bo baramushimye. Hagati y'izo mpande zombi hari abibajije ibyo akoze ntibabibonera igisubizo, kimwe n'abandi bafashe umuhango umaze gukorwa nk'usanzwe ntibawutindaho. Reka ibikurikira birusheho kutugaragariza zimwe muri izo mpamvu. Kuri iki gihe iyo tuvuze umwami twumva umuntu ufite ubutegetsi bw'igihugu butagenwa n'amatora y'abaturage, abuhabwa n'uko yavukanye imbuto, yaba agiye gutanga akabura umwana we cyangwa se umwe mu bo bafitanye isano ya hafi. Hari akarusho abakurambere bacu bongereyeho, kuri bo umwami wabo yari icyegera cy'Imana y'u Rwanda, yitwaga Nyagasani kuko yicaga agakiza. Ntiyashoboraga kuva mu Rwanda kuko atarurimo ngo imvura ntiyagwa, inka ntizakamwa, abagore bahinduka ingumba. Iyo byabaga ngombwa ko ayobora ingabo ku rugamba hanze y'igihugu, ibwami habaga imihango yakorerwaga ku mugabekazi, ikaba yari igamije kwerekana ko umwami akiri mu gihugu. Mbese kubaho nta mwami mu Rwanda byabaga ari ukwibutsa umugisha uwo ari wo wose abarutuye bakokamwa n'umuvumo udashira. Ngiyi imyumvire ya Mutara Rudahigwa n'iy'abantu b'igihe cye. Abazungu batangiye kwikubira ububasha bwose, maze we bakagenda bamuhindura umwami w'izina gusa. Bamuteye ikibazo gikomeye kubonera igisubizo. Koko bakuyeho umwami kandi ari we soko y'imigisha ituruka ku Mana, rubanda bazabaho neza bate bokamwa n'umuvumo udashira. Seyuhi Musinga yanze kuba igikoresho cyabo kugeza yegujwe gahato, nyamara yagiye nk'intwari kuko atigeze atanga u Rwanda. Byabaye amahire asimburwa n'uwo n'ubundi yari kuzaha ingoma, bityo ntibyaba ngombwa ko avuma igihugu kuko kitari kigiye kuyoborwa n'udahawe igitsina. Ubu rero niwe ugezweho. Agenza ate? Akore icyo abazungu bashaka maze abe agambaniye u Rwanda? Areke bamweguze nk'uko byagendekeye umubyeyi we, cyangwa yiyahure arubere umutabazi aho kuruhindura isibaniro ry'umwaku n'imivugo? Aho kururekera abakoloni ngo baruhindanye uko bashaka, yareguye aruha Kristo Umwami ubasumba, bityo u Rwanda rurushaho kuba igihugu cy'umugisha mu gihe kigengwa na soko yabo. Nguko uko Mutara Rudahigwa yakemuye ikibazo cyo kwanga gutegekerwamo, kuko mu Rwanda umwami adahakwa arahaka. Bamwe mu bari bagenewe kurinda umuco w'u Rwanda, abatware b'abahezanguni, ntibumvise ikibazo Mutara Rudahigwa yari afite n'uburyo yagikemuye neza.
bitegereje ibyo atinyutse gukorera imbere ya rubanda rwose, gusohora ingoma karinga akayiha abandi ku bwende bwe, bamugayira mu ruhame bagira bati ukoze ishyano ritigeze ribaho mu Rwanda kuko utanze igihugu. Nawe ati koko ndagitanze, ariko ngihaye umugabo utavuguruzwa. Ubwo yashakaga kubumvisha ko u Rwanda rwari ku manga kuko rwari rufite umwami w'izina gusa, none akaba rushubije agaciro karwo kuko arushyize mu biganza by'umwami w'abami. Uburakari bagize babonye ibyo akoze kandi bagakomeza kubuhembera, ntibwatumye batuza ngo babone icyiza yari akoreye u Rwanda n'abarutuye. Kuri bo yashatse gushimisha abazungu arahemuka. Ariko se abo bazungu bavugaga ko ari bo yifuje gushimisha ni bande? Abamisiyoneri bashatse impamvu Mutara Rudahigwa akoresheje ibirori bikomeye byo gutura u Rwanda Kristo Umwami barayibura. Ni isengesho ritari ngombwa kuko nubwo Kiliziya iriteganya, rikorwa mu bihe bidasanzwe byo gukumira icyago cyugarije igihugu no gutsirika icyatangiye gukora ibara. Hari isengesho ryari kubahimbaza kurusha iryo ngiryo, ni irishimira Imana yo yakinguye imitima y'Abanyarwanda bakayemera bataruhanyije. Abakoloni bo bafashe Mutara Rudahigwa nk'utangiye kunanirwa ku mirimo ye y'ubuyobozi, agahitamo kurangaza rubanda aruteganyiriza iminsi mikuru idafite ishingiro. Nyamara rubanda ntibigeze bafata iyo minsi mikuru nk'ibereyeho kubarangaza. Bakundaga umwami Rudahigwa bimazeyo ku buryo icyo yakoraga cyose bacyubahaga. Kuri bo ibirori birimo isengesho ryahuriweho n'abayobozi b'inzego zose biba ari byiza kuko Imana ibizamo yo isanga abashyize hamwe. Ubwo ku isi isengesho ry'umwami Rudahigwa ryateye kuvuga menshi. Mu ijuru ho baryakiranye ibyishimo bisendereye, cya cyifuzo Imana yari yagize kuva kera cy'uko hagira igihugu kiyiturwa maze ikabona icyanzu inyuramo ihundagaza imigisha yayo kuba ku nyokomuntu, dore kirubahirijwe. Ibyasabwe ab'i Burayi bakajijinganya, umwami wo mu Rwanda abikoze akikijwe n'abo yahawe kuyobora bose.